Kenisi ubwe hamwe na Mutabaruka ubwo bagaruka ku kibazo cyo gufungwa kwa Yezu Nyirimpuhwe nyuma yuko haragaragaye nyine ibarwa iva muri RGB bo binjiyemo babaga nta kinya nta bwoba ndetse babasha kugira ibyo bavuga byinshi cyane bagira n'icyo bavuga kuri leta n'icyo bifuza babihana umurongo mwiza cyangwa se undi murongo bitewe no kubabyumva aba bagabo basanzwe bazwiho n'uburi gutanga ibitekerezo ku ruhando mpuzamahanga bw'itangazamakuru mu rusange cyane cyane ko bakora ku kinyamakuru cyabo ariko bagerageje kwinjiramo neza noneho baravuga se kuba bayihagaritse no kubera ko wenda batuje ibisabwa nka uko tumaze ibisi tubaha inkuru ya Kabanda Julien Pasteri byavuzwe mu nazini byinshi ese harabihuriye wenda n'ibyo ngibyo noneho byabaye kwa Kabanda akariyo mpamvu no binjiye no mu banyagatolika cyangwa se muri Catholic Church kugira bagire ibyo bahinduramo ubwo leta wenda ifite icyo yagendeyeho ariko rero nka umunyamakuru nka Kenesi hamwe na Mutabaruka bo binjiyemo babaga nta kimya bavuga igituma wenda baba barafunze hari ahantu nta gusha ku mpande ndetse baza no kugaragaza n'ikintu cyakorwa abaye koko ari byo reka tuze kuma muri rusange ese bo ishusho bayibonyemo he buryo wose ni wayibonagamo birashoboka ko wenda wagiye gusengera hari ahantu cyangwa se bifuza kujyayo nk'ahandi ariko reka uyu munsi tubiganireho turebe muri no mu byukuri ni ikihe kintu mu gihugu cy'ibyihishe inyuma ese koko wowe ubibona gute uze kutubwira muri commentaire ngo amasengesho heruka ngo habaye umuvundo n'ubagira ngo berekeramo abantu benshi ese ubundi ufite akabazo abajya kwa Yezu Nyirimpuhwe nta mubare fatizo abantu bakira abantu no kugenda gusa uko bashatse hari uburyo bavunyishamo kugira ngo wenda bamenye umubare w'abantu bari bwakire bitewe no kugenda nta kuvunyisha kuhaba kuko harabaza n'amaguru harabaza n'imodoka n'imihanda yose abava no hanze y'u Rwanda ubu mufite abantu babashitsi bazava muri East Africa barimo banabaza babwira bamwe baba mu mupira w'amaguru bambwira ko bashaka kuza gusura kwa Yezu Nyirimpuhwe ariko bakajya n'ikibeho haryo umukinnyi wagiye ninde Nagwero hari n'umutoza wa Gasogi Kiwanuka yikundiraga ikibeho kubi yaravuze ati mu buzima bwanjye nishaka mpe ariko ngiye ikibeho uzi ko yarambye ati wambabariye baza kipe nayishyira mu makipe 5 ya mbere ukazampa amahirwe agikire na famiye yanjye tugasongera ikibeho ati harimo na mama kuko aramutse apfuye tugize ikibeho ariko ngo n'uburyo tufatamo kibeho se bango abe ikireze namenya ko kibeho ibuka tuva gukina ihuye baramagaza tuva gukina niba ari mukura abantu bavuye ikibeho uri ku modoka twabonye kuva ihuye kugera Kigali harimo n'izavuye Malawi ukaje kubona ukabona delegation ivuye Zambia n'abamodoka Uganda Uganda muri Kenya muri Sudan muri Tanzania reka rero mbabwiye noneho twa tukoze ko izi modoka ziri kuva none marakava bariko kwa umuhanda uva no muri Kongo gushaka kubavuye muri Kongo kumbe twe nitunazi ko ikibeho hari ikintu cyane ikiza no kwa Yezu Nyirimpuhwe ngere kambabwire njye mbona abanyarwanda bagenda n'amaguru bagiye kuramaga cyangwa se muri pilgrimage za Namugongo hamwe abamutire bagoye ariko kubera kuba disorganized hari ahantu hamaze guta izina kubera iki niho uzasanga indaza agiye kwicururizayo amabandi anono ibyokezo by'isambo ibyokezo by'imburuga abantu babati n'ibindi nk'ibyo zibyoke ziri urabyumva neza none ariko ko biri kose nkaho kwa Yezu Nyirimpuhwe ni ahantu abantu bajyayo gusenga kandi bakanafashwa ndashaka n'abantu banabyumve ntago hahagaritswe n'agateganyo cyangwa n'ibyuzo impamvu babajije mvuga ni ese hari uburyo abantu bavunyisha cyangwa baragenda gusa kandi nkurikije imibare njya mbona cyangwa se ukuntu njya nganira n'abapadiri mbona no gusuza padiri inshuti yanjye ya Kibeho ntabwo haba hajya munsi y'ibihumbi 40 ibyo rero urabona ko n'abantu benshi ndabona abazungu ntabwo babura rero uko biri kose hano hantu hakwiriye gukorwa uburyo bw'abantu biyandikisha bakajya bamenya umubare w'abantu ntabwo bishoboka ibyo ntibishoboka ntabwo bishoboka impamvu bidashoboka biragoye abantu ntabwo ari babandi wenda kibategera neza n'abaturage bagafite cyangwa bazamuka bakaza aho cyaba hashyirwa ibikorwa remezo bishobora kwakira abantu benshi agashyirwa uburyo bwo kuhinjira no kuhasohoka abo tese sinabonye ikiza gatwekara ifite projet yo kuvugurura Kibeho bakabongera amacumbi n'ibindi niba hano kwa Yezu Nyirimpuhwe nawe ari site sibyo spiritual sites ihurira abantu benshi ingaruka kwezi kuko ari kintu abantu bakuvana mu mitwe kandi mpuzamahanga kintu abantu bakwiye gukura mu mitwe
abantu bikura mu mitwe ko leta iri kubuza abantu gusenga iri kurwanya nta leta ntekereza ko yabuza abantu gusenga kuko yagikuramo basa n'abagizi ba nabi cyane abantu bavuye hano ahubwo icyo uri gushaka ni uko ibintu binozwa bigakorwa mu mutekano w'abantu cyane ariko ndatekereza yuko kuri ibi ngibi ni ibintu bitari butinde kandi ibintu bya ngo buri gahunda kandi ntabwo ari ahantu bajya buri munsi ntabwo ari abantu hajya buri munsi ariko ntekereza yuko bakwiye no kumenya uko hangana bakamenya n'umubare ntarengwa abantu bashobora kubona ibyo muvuga rero ngo ni abantu badafite interineti kiliziya gatolika ifite uburyo itangamo mesaje mu nsengero sibyo biragoretse ngo ntabwo ari nko muri arena wavuga uti harimo intebe izi watuza agatanga ibitekerezo cyane uragitanga ariko purize reka kunyomoza igitekerezo cyanjye reka maze gitange kandi biroroshye impamvu ni iyi hano ubwo uvuze ngo ni abaturage bava mu bishanga n'ahandi hose abo ngabo abo baturage bose bari ni abakirisitu ba kiliziya gatolika nibyo sibyo n'abatarimo ibyo nta kibazo mesaje rero uko bagomba kwibona icya mbere ntabwo ushobora kwakira abantu barengeje umubare ushobora kuhajya ibyo ntibyakunda ko baba bagiye kubashyira mu rugo icya kabiri ni ukuvuga ngo uburyo baza muri banabikora mu buryo bworoshye ikoranabuhanga uko rimeze uyu munsi biroroshye bashobora kutagira ibyo izo interineti ariko paruwasi uko zikora bagasaba kuzajya biyandikisha ku maparuwasi yabo aho basengera bo bagakora bagatanga abakirisitu babo bazajya kwa Yesu nyirimo ibintu byoroshye bakavuga bati niba dufite utiyandikishije akijyana akijyana uwo ntazi kuko ni urutonde ruba rwatanzwe mu rwego byoroshye ibyo ni akaduruvayo mu fure paruwasi ikabizi none se iyo bagiye kubatiza ababatiza ubonetse wese oya ibyo babikore muri ubwo buryo rero ni ibintu biri simba nkubwire oya ibyo ni igitekerezo cyiza wivuga oya icyo gitekerezo utanze ni cyiza cyane ariko ntigishoboka ntigishoboka se ntabwo gishoboka wowe hari paruwasi uyobora ahubwo se wowe uri umugatolika reka gatolika nyine bikubwira uko nyizi oya gatolika ni univaso nibyo ariko wereke ko byabyo bishoboka reka mbere ariko iki gitekerezo kiriko nabonye banabishatse babikorera nabwo hari ikintu bari bagiye gukora nuko ntazi uko byagenze nabibonye mu itangazamakuru hafungwa hari umuntu afite ubutaka bunini cyane bashaka kumugurira bagire bumvikane nawe bamuha amafaranga byose ariko hano bahagure babe hanini for the time being ibikorwa remezo ariko mbere na mbere ibikorwa remezo mbere na mbere cyane cyane iby'isuku mu gihe ibyo ngibyo ntabwo wakwakira abantu nk'abo udafite tuwarete wabyo ntibishoboka habayeho icumi gusa rero tuwarete 10 ku bantu 40,000 cyane kandi uba wagiyeyo ujya ndahazi ajya gukirira hano hari abantu benshi bajyayo ibyo wavuze Angeli nibyo harimo n'abandi batari n'abagatolika cyane rwose burya Imana ntabwo ari gatolika Imana ni rusange ntabwo igira imipaka Imana ibi rero ku bijyanye n'isuku ibyo ni iby'ibanze bagomba gukora ku bijyanye n'umutekano w'abo bantu ibyo nabyo bigomba kwitabwaho sibyo ikindi cya kabiri ibi bintu bifitiye inyungu akarere ka Ruhango yose n'igihugu hatagira umuntu utekereza yuko izo ari ni inyungu spirituelle ku bakristo ariko ni inyungu economique cyane mu karere ka Ruhango n'intara y'Amajyepfo oya mu gihugu cyose none se imodoka zijyanye ziba zagura esansi cyane abantu baranahaha abo banyamahanga aho bacumbika n'ibindi ibi rero ntabwo biri mu nyungu za leta kuba yatinyuka guhagarika iki kintu ntabwo byibaye ahubwo ni ukujya mu gikosoke gifaga bijyana inama bati mu bitunganye gutya bigende gutya ibya byose iyo RGB ihagaritse ni uko ifite ibyo imirongo ngenderwaho bati dore ukore gutya mu bigire gutya na gutya na gutya hari ibisabwa kandi ukonze kiliziya gatolika ntabwo igendera mu kintu kitaciye mu murongo uko biri kose ntabwo bizatinde abakristo nabagira inama yo kudahangayika oya ibi barabihindura kuramo abantu batangiye gukwiza ngo leta iri kuza abantu gusenga ntabwo bibaho ariko mu nyungu zandi reka mubwize uyu gusenga ahubwo ikiza imana abantu basenga uyu munsi leta ihanganye n'abantu badeprima amabandi ab'imico mibi wahagarika se ahantu abantu bajya gushoboka abantu bajya kongera gusubizwamo kubaha Imana n'ibindi byose kuko umuntu ujya hariya kubaha Imana agira n'ibyo atinya nta muntu wajya hariya ngo narangiza ajye kwiba ntibishoboka birago najya kwiba n'akazi keza bari kwizana urubanza rwe n'Imana byanagorana umuntu ujya hariya wese hari uburyo afashwamo kandi sina hano gusa
hari ngeze nta nubwo shyigikiye no nakanyarira kwafunga simba ishyigikiye naho niba hatunganye remezo niba hagire ahantu site abantu bashobora kujyaho nyine bagasenga. icyo nshaka kubwira leta y'u Rwanda ni mu ntego amatwi leta ya Israeli mu mafaranga yinjizwa menshi ashingiye ku bukerarugendo bwa gikristo yobokamana niba dufite amahirwe tukagira Kibeho njyewe ukuri kw'Imana naje kumenya agaciro ka Kibeho nyuma y'uriya mutoza kiwanuka ntabwo ntabwo nari mbizi n'agato kuko rero abantu bo muri siporo babimenye yaratangiye yaje rwihishwa ariko hari n'undi mugore wahaje w'umuhanzi witwa Niba Kademo nawe yarahaciye nawe abantu babimenye yaratangiye yaragiye kera bamubonye yagiye za i Musanze batazi ko icyari cyamuzanye ari ukugikibeho ntabwo nari nzi ko yari umugore wandi wa Chris Brown ntabwo nari nzi ko wari umukatorika ugeze hariya harya umwami wagiye ninde n'ububirigi simbizi neza nta muprince wagiye cyangwa umwami hari ibyo rero nk'igihugu gishingiye ku bukerarugendo ntabwo dukwiriye gukinisha izi site ibi ndagira inama RGB hano hantu ntihatunganywe kuri standard nibiba na ngombwa leta yunganire kiriziya ishoremo ibyo bintu byose bigende neza n'ahandi hantu hose twagiye twumva nk'abantu ngo bajye gusengerayo aho hantu hose reka tugaruke rero hakorwa iki kugira ngo hemerwe abakristo basanzwe bavutse ubwa kabiri hari ahantu basengera naho bumva ko hari ibitangaza bihabera hari Kanyarira hari Samatare ahandi twumva ko bajya mu mazi aho hantu bikorwa bite kugira ngo hemerwe hatunganywe abajya gusengerayo bajyeyo haba ahantu nyaburanga yego kuko bizinjiza leta cyane ahubwo ndetse nibiba ngombwa ahubwo banahashyire muri site abakerarugendo bashobora gusura bageze mu Rwanda nuko bizinesi zikorwa ntabwo uyu munsi wa none hari umuntu watekereza ko yatinyuka gufata igikorwa nk'iki ngiki gikora muri roho y'abantu ngo agifunge ariko nanone ntawakoreka ngo ahantu hameze gutya hareke gutunganywa ku rwego abahajya bagubwa neza mesana imikoresano ibyo abantu babimenye cyane naravuze ngo niba ushaka kumenya iby'inyungu mubaze abantu bafite amajanse atwara abantu oya ndabikubwira iki ntabwo ari igikorwa cya Kiliziya Gatolika wabonye ko iyo bavuze ngo hari isengesho mu Ruhango ubona imodoka Nyabugogo biroroshye ntabwo bikubwira he ahubwo ko nabyo hari minisiteri izajya ifatanya n'inzego z'umutekano nka kwa kundi bapanga ingendo z'amashuri y'abanyeshuri bakamenya bati izi modoka ziragihari zihari abantu bakabura uko bagenda cyangwa iyo bagiye Kibeho uburyo rero hano rero hafatwe hatunganywe tuwarete iby'umutekano kuhagura gukora ibiki mbese abo buhumekero iyi ni site turisitike ishobora kurusha n'ingagi niba mubizi kwizera sebe it is an opium ikiyobyabwenge cya rubanda ibi bintu tubona by'umupira bikwiriye kuba weruganize yes mwabyumvisha yuko nta guca ku mpande Kanisi na Mutabaruka bagerageje gutanga igitekerezo cyabo batanga n'inama kuri leta muri rusange ndetse hariya kwa Yezu Nyirimpuhwe bigaragara ko ari ahantu nyine hagera abantu benshi cyane ukurikije amakuru tugenda tubona hari abava hirya no hino mu ntara hari abava hanze y'igihugu mu mahanga ahantu hatandukanye so rero nagira ngo tuze kugendana turebe mu by'ukuri abandi bantu se babyumva gute nyuma yo gufungwa nyuma y'uko RGB bahagaritse mu gihe runaka cyangwa se kitazwi cyangwa se gitoya ariko wenda katwizere y'uko musenyeri bandikiye ino baruwa ashobora kuzahita noneho akora igisabwa kugira hongera afungukwe kuko ku bantu bafite imyemerere hari icyo bahungukiraga ahangaha ni kuri Tera TV ndagira ngo rwose nibona ko kubana natwe ari iby'agaciro cyangwa se ubyishimiye ukane subscribe kandi ukane kuri notification all kugira igihe dushize kiganiro cyacyo cyose kugira wambere kukibona urakoze cyane ikiganiro cyo ni kigaruka ciao ciao hano kuri Tera TV 5 kwa 5 turi kumwe.